twongeye kubaha ikaze bakunze ba Schedule Official umuhere hose wasoje imwe mu dukurikirana muri bwa mbere tubonera kubaha ikaze kuko ni channel ibagezaho ibiganiro byiza kandi byinshi bivuga ku bintu bimwe bitandukanye ahanini twibanda kuri politike n'ubukungu. Iki kiganiro tugiye gukora ubu ni ikiganiro gishingiye kuri politike yo mu karere, ni ikiganiro tugiye gukora tuganira n'abantu benshi batandukanye mu karere, abanyamurenge, abanyarwanda, abakongomani bo mu bice bitandukanye, abarundi ndetse n'abandi bo muri ibyo bihugu mbuze haruguru ariko bashobora kuba bari ku migabane itandukanye. Naho tugiye kuganira, reka tubahe ikaze hanyuma tuganire birambuye. Ni ikiganiro kirekire, ni ikiganiro kizaba kigizwe n'ibice bibiri. Iki ni ikiganiro cya mbere cyo gukurikira, aho kiri igice cya kabiri tuzabagezaho tugiye kurambura iki kiganiro. Reka duha abatumirwa hanyuma tugende duhana ijambo umwe kuri umwe, hanyuma tuganire turebe ikibazo cyo muri Kongo, turebe iki cyakorwa kugira ngo gikemuke. Ikiganiro insanganyamatsiko yacyo turaganira tuvuga ati ese ni iki cyakorwa kugira ngo ibibazo byo muri Kongo bikemuke. Tukongera tukavuga ati ese ni ikihe kibazo gituma amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo akomeza aho kugira ngo acike. Rero ikiganiro kiba kirambuye, tubahaye ikaze amuhorere hose. Twaha umutumirwa kwacu ijambo akagira ikintu atugezaho n'abandi bagenda bahererekanya. Turabashimiye. Ijambo ni okay, murakoze cyane. Yego kagira. Murakoze cyane kuri space nziza mwakoze. Teme iri interesa cyane. Kuko kwibaza kuri root cause cyangwa root causes, umuzi w'ikibazo cyangwa imizi y'ikibazo. Nubishe biri interesa, nubishe mwabidebaseho. Ni byiza ko abantu babigiraho imyumvire isa, ni byiza cyane. Wenda hari ababizi kuko nagerageje no kumva imitwe y'amagambo ya mugabo Bulos yavuze, bigaragara ko ari kumvisha ikibazo kandi nimba yaracyumvishije nuko hari abakimwumvishije. Ariko natwe k'abantu b'abagabo mungana gutya mutaramye, abagabo n'abagore, so byaba byiza tudebase tukagira ngo turebe ko twumva ikibazo kimwe. Rero uko ngerageza ngiye kubyumva, ndavuga wenda kuri case ya Sud Kivu, ariko ndagira ngo birasa na Nord Kivu. Nabategereye ndibongira ngo ndebe uko nintroducinga sorry root causes nimba tuzumva kimwe. Abategereye ndumva murimo muvuga ngo iwacu mwabivuze kenshi cyane. Ubwo nyine mukivuze ngo iwacu mwavuze umuzi w'ikibazo. Kuko tuvuze muri case ya Sud Kivu, mbabajije mwese abakomoka yo ndetse mukomoka bamwe bambwira ngo bakomoka muri Uvira, wenda mu rwego rwa territoire. Abandi bavuga ko bakomoka muri Fizi, abandi bavuga ko bakomoka muri Mwenga. Icyo nyine tuba twatangiye kuja mu kibazo, kuko bagenzi bacu aho bumva ari iwabo, aho bumva ari iwabo kandi bumva atari ni wacu. Ikibazo rero kikaba kiratangiye. Kandi iyo niyo mizi y'ikibazo, ni ukuvuga ngo bijya bigenda. Wenda ikindi navuga, izo territoire zitatu mvuze zabaye créé début du 20e siècle guhera nka 1910 kugera 1920 yanyu. So ikibazo nubwo cyari gitangiye ku gihugu twari dutuyemo twese, nabo abantu baza bashiraho imipaka bakitirira abandi ngo basigara ngo nta butaka bafite. So ntabwo namenya neza abashyize imipaka nimba bari bafite umutima mubi wo guha bamwe bakima abandi, cyangwa nimba ari administration gusa, nubwo bavuze ngo ni groupement y'abafurero, ni groupement y'abavira, ni n'amasekiteri y'ababembe. Ibo wenda ari administration no kugira ngo bakoze imisoro. Niko njya numva abantu bamwe babivuga, abandi bakaba bavuga ko harimo ubugome, ariko ibyo ntacyo nakwemeza cy'ubugome simbizi. Ariko icyo nzi, administration barimo bayishinga bagafatamo uko akaba ariyo bagabanya ubutaka kugira ngo bakoze imisoro. Ubwo rero ikibazo cyatangiranyije
nico nono abaturanyi batangira kwishyiramo ko kwebwe tudafite ubutaka barabugabanye bakutugaburira hejuru ariko kubera administration yari ihari y'abazungu atari ko yabyumvaga hari mu bukoloni abantu bose bari bafite uburenganzira bureshya kibazo rero cyaje kuba kinini kuri independence abakongomana aribo bagiye kwiyobora rero ubwo nibwo bari batangiye no kugira ama representation y'abadepite ndavuga nsimbuka kuko mubizi mwese ubwo haza mu ishyari rero ry'ubuyobozi hari hingiye mu bundi buyobozi indi system nshyashya ibyo ngibyo rero nibyo byabyaye ibibazo byose biriho n'uyu munsi kabangira nti rero root cause iri muri politique iri muri administration y'igihugu kuko iyo system ababirigi bazanye mu Rwanda no mu Burundi no muri Kongo yari imwe hose mu Rwanda hari amasheferi mu Burundi hari amasheferi muri Kongo hari amasheferi ariko mu Burundi no mu Rwanda ibo bayakuyeho bagira ina administration moderne nkuko bimeze mu Rwanda ubu ngubu murabizi ni amasekiteri n'uturere bidashingiye ku moko na busa ibya Kongo rero bishingiye ku moko byashingira ku moko rero umuntu yakwibaza ngo ese iyo administration niyo root cause kuko mu by'ukuri ugiye no kubireba neza ukavuga nubwo navuze ngo cyangwa nubwo ababembe biyitirira Fizi habamwe n'abandi bantu batari ababembe kandi bo barabemera nubwo mu bapfurero habamwe abandi bantu batari abapfurero kandi bo barabemera so root cause ishobora kuba ari iyo administration cyangwa noneho ishobora kuba ari ikindi kirenze administration ashobora kuba hari icyo kibazo cy'ishari cya discrimination ishingiye kuri facies kuko wenda bamwe mu baba extremiste muri bo nkababitakwira bajya bavuga ngo ni intambara y'ababantu ngo n'abanilotique bashobora kuba bafite ababyumva gutyo so urumva ko uwo muzubugiye kure ariko mu magambo make ikibazo mu by'ukuri gishingiye kuri ownership ya land bakavuga ati kuri abafrero n'ababembe n'abakibajya bavuga ati Kinshasa ibahe nationalité ibahe n'imirimo kure ariko hani wacu twaranze so umuntu wanga kugira ownership ku butaka none wibaze kuja gusaba akazi kuja gusaba ishuri kuja gusaba service ubwo rero umuntu utagukunda umuntu kudiscrimina waje muri administration yiwe ukabona service waje gusaba akazi ugakompetinga akazi bakagaha ukabereye so mu magambo make harimo icyo kintu cyuko harimo consideration navuga narimo shaka root cause kandi sinshaka kuvuga ko ndayidomye hagatoki ariko narimo nerekana aho bimwe biva abantu baraza gusura kureba kuko nimba ariho rero mwari mwavuze ngo byakemuka gute hari umuntu wavuze ngo abagabo barahagurutse kandi ubwo nyine ntibazasubira inyuma ariko tubirebye mu rwego rwa kuko ndasa n'uvuze ko ikibazo mu by'ukuri ari icya politike mbi ariko politike ifite imizi kure kuko hari n'uwavuze ngo wenda bavuga ngo Tshisekedi avuyeho kuko yagiyeho na Kabila yarahari ikibazo cyari gihari na Mobutu yarahari ikibazo gihari hari imyumvire y'ubutegetsi ukuntu abakongomani bumva ubutegetsi hari n'ejo bundi mutambo mbere yuko bamufunga yavuze ibyo basanzwe bavuga bakavuga ngo muri Kongo ama election ni sociologique rero nuko ari ubwoko buto bundi muri route cause rero hari uko tuba dutuye turi na minorite nabyo ngira ngo n'ikindi kibazo hazamwe agasuzuguro kuko abantu babona abandi nka minorite noneho ukibaza ngo cyakemuka gute ubirebye theoriquement abantu bavuga ngo hagiye ubutegetsi bwiza bwa kikemuka ariko ubwo butegetsi bwiza abayobozi ko bahinduka kigagumaho no kubera iki uvuga ngo buriya buryo batoramo abadepite batoramo batangamo imirimo bakurikije amoko ni ukuvuga ngo nimba hari ugiye kwiyamamaza Kinshasa akumva ababembe abapfurero abarega abashi bose bavuze rumwe contre une minorité
azavuga ati siniteranya na majorite ngo nje gutakaza amajwi kuko opoza nawe azaba arimo ashaka ayo majwi. Uburyo cyakemuka rero baragerageje mu mategeko kuko mu mategeko nta usanga dufite discrimination, ariko abandi baravuga ngo federalisme, ariko nayo sinzi ko ariyo. So uburyo cyakemuka ni abantu babishakira hamwe, ariko nufite Bulos avuga ngo yavuze amagambo abiri nibaza ko nabyo wenda biteje imbere. Yavuze ngo bamwe bazaba muri local administration. So nukuvuga ngo ifo reforme kuko ntekereza n'ibyo bivuze ibyo ngibyo, igihugu cyayoborwa gishingiye ku mantite y'amoko, ubwoko nabwo bukagira antite yabo, kandi ariko ibyo bigasa nkaho bishaje mu by'ukuri. Akabaye nabo bareforma bakagira administration iri impersonnel tubakiye ku moko. So nukuvuga ngo uburyo byakemuka byashakirwa muri administration, byashaka mu biganiro byimbitse, abantu bakavuga ngo kubera iki kibazo gihora kigaruka, basogokuru bakanyagwa, badata bakanyagwa, tukanyagwa, abana bacu bakanyagwa. So ndumva ko uburyo cyakemuka kuko ikibazo ni cya politiki, kigomba gukemuka muri politiki, ariko bitari biriya byo hejuru byo kuvuga ngo muri constitution biranditse. Reka mengaruke yaho murakoze. Urakoze gumana natwe gatoya. Turagushimiye Bwana Pascal, uganiriye ibintu byiza kandi udushe point agoye cyane. Twariko tuvuga kuri update ya week akoze ku madiscrimination yabayeho, ariko nyine nari amadiscrimination yabaye muri New York are part of the root cause. Ni babona umuntu wacu akavuga yewe n'abantu nagira kubana n'abantu babaye discriminate kura Mungu wa Rubera Kabo, babwira ngo iwe yari yatanze nerapivejo ngo n'ungu yabaye retard. Naramubwiye ngo iyo excuse pe kubera kuza kongera yuko baramukiza wa politiki bishobora kuba zagize ntiyadiscrimination, kandi iyo tujya kuri discrimination kuko tuvuga cyangwa root cause. Bwana Pascal, abenshi bazabaza bakatubwira ngo zakate muri 98 rewe nawe baza gusaza ndakuze babona muri bahabwana bakarana abandi n'abandi babahanze babona barabizi z'amasakire zakorewe abantu bacu z'amasakire zakorewe abantu bacu hariya bahita gute za Kirumba arova twaje tubibwirwa n'ababyeyi. Iyo abantu batetse noneho ngiye kugusaba uganirize generation, iyo generation zacu zumva yuko ibibazo byacu byose tubitegwa na wiki mbere yaho ntakibazo, kandi jewe nzi babanja aduhereza sijuru kugira ngo tuve muri Kivu abanyamurenge cyangwa abatutsi. Niki ushobora kutubwira kuri ibyo bintu? Ni gute dushobora kubwira bano bajene bagenzi banje inganje abantu bacu basenga inganje komereza ijambo n'ibyaho kagirika kugira ngo ijike batanga? Nacyumvishije cyane, muranyumva ko turakumva neza cyane. Nakumvishije hari ukuntu iyo urugendo rwabaye rurerure abantu bajya bibesha bakitiranya ibisubizo n'ibibazo. Naguha urugero rwo muri Bibiliya rw'urugendo rwa Musa. Abantu bagera mu nzira bakavuga ngo Musa niwe wabakuye muri Israel harya muri Egypt ngo nibura bari bameze neza, ariko nyine nuko urugendo ruba rwabaye rurerure akabaho kwitiranya ibintu no kwibesha. Ndagira ngo abo bantu cyo nababwira nta mwaka cyangwa nta regime tutadatugira ibibazo. Kanze okay, nanjye ntabwo nabayeho ku bwa mahina
ko ni kandi ntabwo ndi umuhistoriye ndi umugabo mukuru gusa wabonye ibintu byinshi ariko ku bwa Mahina nicyo gihe abazungu barimo bacamo imipaka interne y'amasheferi nibwo hari amasheferi y'abanyamurenge y'abakayira n'abandi babanzaga gushiraho bagasura bakayakuraho nukuvuga ngo hari intambara icyuki intambara zatangiye kuko nabivuze abantu baturanye abapfurero abaki bose n'abavira umuzungu yaza agatangira gushiraho imipaka twebwe ku mpamvu zitavugwaho rumwe dushobora kuba twari minorite dushobora ngo twarakundaga kwimuka dushobora kuba twari abakire tudashaka tutemera kumukorera impamvu zo zishobora kuba nyinshi noneho igihe umuzungu agiye nibwo ibibazo byaturitse ariko urumva byari byaratangiye no kuri Mahina ariko umuzungu kuko yari umuntu wa discipline yacaga urubanza uwarengereye agahano kandi we ntiyajyaga muri ariko icyo gihe ndabizi ko ubera nabikurikiranye icyo gihe abo bapfurero nabo babaga bavuga ngo umuzungu nagenda muzabona habaye kuri Mobutu ubwo nari mukuru bajyaga batubwira abana twiganye turi muri segonderi bakatubwira ngo Mobutu navaho muzobona ariko kubera twari twaravutse hari amahoro twebwe ntabwo twajyaga twumva icyo barimo batubwira neza bakatubwira ngo nkazanyu tuzuzirya tukumva ni blague bikadusetsa noneho aho ngiye guca akarongo kuri cyo wambaye igihe ibibazo byatangiriye nagira ngo niyo 96 abantu bayumve neza 96 yateguwe na 90 cyangwa na 93 ariko kubera muri 90 niki cyabaye muri 90 hajemo ikintu bitaga mu perestroika IRSS isenyuka noneho haza muri Afrika haza iriya wind ya democracy cyangwa ya multipartism icyo gihe rero Mobutu nawe yemeye multipartism abatoya bamenye ko icyo gihe abanona twari dufite parti unique twari tuyobowe n'ishyaka rimwe icyo gihe Mobutu yemereye amashaka menshi amaze kwemera amashaka menshi kuko mubibona ingufu ziwe zigabanutse les opposants barimo na Tshisekedi baramuremerera na Eglise catholique bakoresha icyo bise Conference Nationale Souveraine iyo Conference Nationale Souveraine yagombaga kuja mu byo bita force vive de la nation nukuvuga abahagarariye inzego za politike n'iza société civile kubera bari bafite intention mbi cyane abantu bo muri Kivu baravuga ati ubutagiye kuvaho c'est l'occasion de chasser tous les Rwandais kandi pour eux les Rwandais c'est les Tutsis icyo gihe rero bakoresheje ingufu nyinshi zo kwimira umututsi wese kujya muri Conference Nationale Souveraine ndabivuga mbica hejuru wenda muraza no kumbaza kudatinda niko kwiza bimiriye umuntu wese witwa umututsi kujya muri Conference Nationale Souveraine hari icyo gihe parlement yari iyobowe n'umugabo w'umubembe witwa Anzuluni Bembe umwe mu bantu bimakaje amacakubiri muri Sud Kivu cyangwa no muri Kivu muri rusange bijya bintangaza cyangwa bikambabaza ukuntu iyo 96 yabayeho Anzuluni ntabazwe ibyo bintu nukuvuga ko muri Kongo nyine turwana twatsinda ubutabera bukabuka niyo mpamvu bijya binagaruka ariko Anzuluni ni umuntu urubyiruko rwagombye kumenya ko ari muri root causes yagombye ahubwo no kurigirirwa space kandi ubu ngubu Anzuluni Bembe afite umuhungu we witwa Floribert Anzuluni ejo bundi bamugize ministre kandi muri biriya bintu byagasita yari muri delegation Uvira akuriye ministere nimba ntibeshe bwana Pascal nimba ari ikintu bavuze ngo ikintu kijya kumera nka relation regionale sinzi
tuzabikurikirana no kureba Floribert Anzuluni nimba ari ministre de quoi régional kandi Filimbi nayo ni mouvement nyine extremiste ifite ideologie ntabwo nubwo nari kumuziza se ariko nuko nzi ko afite ideologie mu yandi magambo rero muri conference nationale yaranagiye bigeze muri parlement bagiye mu myanzuro mu nsengo nibo bari bagize umukuru wa parlement ariko aza kubyanga kuko Anzuluni niwe wari umwungirije Anzuluni abari we uwa mukuru wa parlement icyo gihe yari yarakomandite un rapport ya Vangu komisiyo ya Vangu bajya muri Sud Kivu no muri Kivu hose ngo bakora enquête bagera kuri conclusion ivuga ngo les Tutsis ne sont pas des Congolais bavuga ko bagomba gutaha bose ubu mwanzuro wa conference nationale souveraine sinzi wenda murabizi hanyuma Anzuluni niwe watangije 96 mbabwire rero Anzuluni yari yaratangiye hari yarafite umukomiseri de zone witwa Shweka abantu babaye Uvira baramuzi yari yaravuze ngo nta munyamurenge wemerewe kugura ikibanza cyangwa no kubaka ikibanza cyo bagifite Uvira bari abantu bapfuye Uvira ngewe na Rwabanje nubwo yavuze kuri ariko Shweka niwe mubi cyane barukenurwa bafe mahuta yeba bara ku mutwe wa Anzuluni no ku mutwe wa Shweka so icyo gihe kubereka ko cyari gikomeye Monseigneur wa Église catholique muri Nord Kivu Monseigneur Kanyamachumbi niwe wari president wa Conseil Episcopal i Kinshasa baramwirukanye muri Conference Nationale Souveraine banga ko yinjira Monseigneur wa Église catholique icyo gihe rero discrimination yari hejuru cyane iyo mpamvu abana benshi bavuze ngo akagasuzuguro turakarambiwe bajoininga inkotanyi abandi bana bajoininga inkotanyi twagiye mu Rwanda abana bagerayo bagasanga baje batiteguye bagasubira gushaka amafaranga bagera hariya Bukavu cyangwa Kamanyoro bakabakubita inzoka bakabagaruka bamugaruka umwana agahita ajoininga inkotanyi so mu magambo make abantu bashobora kugenda bagira umuntu wavuga ngo ibibazo byatewe na 96 n'uwa wundi witiranya ibisubizo n'ibibazo kuko 96 yaje nk'igisubizo nubwo yaba yaragize ikibazo kandi njya numva bano muri Sud Kivu na Nord Kivu niho intambara igikomera cyane kuko hariho ibibazo nyine bya root cause bigomba gukemuka kuko banana muze muva babitakwira n'abandi bose bavuga ngo nibirenga Uvira ngo ahandi hose ni salama nukuvuga ko iyo umuntu yavunitse urimo mukanda aho ukanza kababara cyane niho hari root cause buriya rero Uvira Fizi na Mwenga of course ugasubira muri Nord Kivu naho bari abantu babanande nabo bari mu isumu nyinshi n'abandi bahunde n'abaki ariko nishaka ndeke kugeneraliza ariko abanande benshi so magambo make bose 96 yaje ari igisubizo nubwo cyapfubye hari ibintu nyine ntiyakemuye ikibazo nayo mpamvu nyine kikigaruka kuko root cause ntizagezweho so ndibaza ko nawe kuri icyo cya wenda wari wakivuze ari nk'urugero yego icyo cyaba Douglas n'uwo mwana wa Ruberangabo byo nabyo icyo umuntu yabivugaho njyewe d'abord kuri icyo cyaba Douglas bagiye New York Douglas bagize imana kuko bari no kubinjiza bamara kubinjiza bakabima ijambo ariko kuba barabimiriye babonye podium babona gufata ijambo kandi bikoza ubuyobozi isoni biranabugaragaza naho uwo mwana wa Ruberangabo yavuga gutese n'umuntu uri ku nyungu
kandi ni ukuvuga ko na ideale yiwe itari noble kuko mu by'ukuri ndamutse mfite icyo mparanira kandi ncyumva nkabona bagukoreye discrimination jambabaza kandi nje nimba bananyemera nabo ngo se wowe bakuvuye iki ariko kwiyistifia byo okay mutumve ko ari umuntu nyine udafite ideal ugerageza kugira ngo bamushime ugerageza n'umwana nta kindi nabivuga reka mpagarariya urakoze Pascal arakoze umubano wa Pascal ntegereje kuvugana uriya musore wa Rubera Ngabo ndamubaza yakoze ese n'umuntu witwa Anaele nibo propagandiste yakoresha yakoreshe s'il mutegere uwo muntu yakoresheje aba YouTube wa wundi bari kuzana ifoto ya Rubabisha ariko ashimagura ariko bati ni gute ushobora kwemera ko uyu nguyu ari umukobwa agaservinga muri armée de l'État abo bantu barabayitubere babiri abakenuye baza babahereza link Pascal wabufunze mikoro ya gatoya okay abakeneye twagira noneho nawe urashobora kwimagine jabo kuba muyajya noneho hari ibintu tuza twitira abantu bakavuga ngo ntibabizi muyaye umunsi iriya video ya mbere Indonzange avuga ibyo Rugabisha yishwe yavuze yuko ngo hari umwana wo mu Kadogo bageze gute uyu mutipe niwe wabipostinze wa mbere wa hano New York atangira kubivuga uwo niwo muntu wa mbere yahuye nabo mwokagira inkamo kubidusobanurira ibyo ko ndagira ngo tubatire attention mubanze mubyumve neza connecting the data mugani w'abanyamahanga anyway turabona jabo Espoir ka tuze gufata murenga ariko wa mugani ya Pascal yozo uri kumva Espoir ndakumva ukagira Benje tiyaba Pascal yozo twemereye we na murenge ndabona ari hano bakazaduheza ikiganiro wenda abantu atari mu masaha y'ijoro abantu bafite umwanya bose abantu bakabiganiraho wenda abantu bakazategura space yarakoze cyane ku ijambo yarateruye ariko hari aho yarageze aravuga ati kuri gukemura iki kibazo abantu baza kubirebera hamwe ati zakemurwa na politiki ariko kandi natwe ba nyiri ikibazo cyangwa se abishwa abantu babiganira abantu bagatanga ibitekerezo abantu bakarebera hamwe umuti cyangwa se uko byakorwa wakoze cyane ariko nanone turifuza mbere yuko wenda tuza kugenda turifuza kumva via uburyo we wumva byakemuka ariko hagati aho ngaho wafata ku manzi tuze kwakira murenge nawe n'undi musesenguzi wacu dukunze kubana hanga ku space kandi abantu baza babafollowinga kugira ngo tubakurikirane n'ibyo bandika rwose abantu mu following Pascal na murenge n'abasesenguzi beza kandi bavuga ibyo bazi babayemo rero reka twakire murenge noneho tuze kugaruka kuri Pascal uze kutugezaho noneho igitekerezo cyawe uko wumva uburyo byakemukamo bihereye mu mizi nk'uko Amerika bivuga murakoze cyane murenge sinzi nimba utwumva nimba wenda aho muri urakoze merci reka nshimire Espoir King na Mujabo kubera kuri space organizinze ikintu nari nzamutse kuvuga mfite umwanya muto Espoir akirangirijeho reka mbanze nshimire Pascal yasobanuye neza cyane adusobanuriye amateka ya discrimination nico kintu dukeneye muri iyi minsi hari ikintu kirimo kugonga leta ya Tshisekedi kandi kirimo kuyigora gusobanura muri iyi minsi ni akarengane bakorera abanyamurenge n'abatutsi
muri rusange. Icyo kintu kiri mu kubagonga aho banyuze, aho bagiye muri negotiations, aho bagiye muri conferences. Icyo kintu kiri kubagonga ahantu hose bagahura nacyo. Bamobilizinze resources zose zishoboka, batanga amafaranga ashoboka kugira ngo bagaragaze yuko nta discrimination dukorerwa. Bashira imbaraga muri bene bacu abatutsi bakorera leta kugira ngo babagaragaze, bavuge yuko bakorana nabo, nta discrimination dukorerwa. Iyo tuza kuba tuyikorerwa ntibaba bakorana nabo. Niyo mpamvu Muyaya yavuze ngo bajya bifotozanya n'abatutsi kugira ngo babone yuko bataba discriminatinga. Bafite bamobilizinze resources kuri iki kintu. Iki kintu kibambika ubusa mbere y'amahanga. Niyo mpamvu bagishizemo imbaraga zose zishoboka. Yewe ntibazanashidikanye yo gufata bamwe muri twebwe bakaza bagenda bakabaha nk'imyanya kugira ngo babe nk'ibipupe biri hariya bazajya bagenda kwerekana, bavuga ati dore ngaba ni gute twaba discriminating kandi turi kumwe nabo hano muri Kinshasa. Ibyo ntibizabatungure, bazagenda babikora cyane. Hari igihe bazaza bafata umuntu bamuha umwanya kandi bafate wa muntu bamuhembe, nibamara kumuhemba ari we uba umuyoboro unyuzwamo propaganda zose za leta. Ibyo ni ibintu bimenyerewe, cyane mu mateka ya conflict na genocide yakorewe abayahudi. Hari bamwe muri bo bari bashinzwe gukubita abandi kandi bose bari gukorerwa genocide. Hari abagiye bahabwa imyanya kugira ngo bakubita abandi, baneka abandi. Ibyo nta conflict nimwe. Urebye genocide yakorewe abanyarumeniya, urebye genocide yakorewe abayahudi, urebye abazagawa hariya muri ntuza muri Darfur, uzasanga hari abantu bo muri victims bahabwa imyanya kugira ngo bakubita abandi, cyangwa se baberekane nk'amadarapo bavuga ati ni gute muvuga yuko turimo kubagirira nabi kandi turi kumwe na bene wanyu. Ibyo bintu nta conflict nimwe mu mateka ya conflict mutazabibonamo. Hari amaspesi tumaze iminsi tujamo y'abagenzi bacu b'abakongomani bavuga Igifaransa n'Iringara. Icyo kintu muri iyi minsi barimo kukiganira cyane, bashaka guhakana yuko nta karengane turimo gukorerwa kandi babishizemo imbaraga nyinshi. Hari umudamu reka ndangirizaho uherutse kuza yitwa Patricia. Uwo mudamu ndatekereza ashobora kuba ari mu bice byo mu Bwongereza. Rwandakazi n'umunyarwandakazi, komereza aho ngaho. Uriya mudamu n'umunyarwandakazi Patricia. Uriya mudamu yavuze ko ariko ari umusongo, niba ari umusongo sinzi, ntabwo ari umunyarwanda, azavuga yuko ari umuntu wo muri Kivu. Azavuga yuko amaudio yiwe amaspesi ari recorded. Iwe muri space yavuze ko ari umusongo. Bagenda bivuga utandukanye. None se njyewe nikubwiye ngo nimwene karungu nkakubwira ngo nimwene gadi. Okay, peu importe. Uwo mudamu yavuze iwe wamumenye, turamuzi. Okay. Uwo mudamu yaraba challenges, naramushimiye cyane. Arabwira ati iyi discrimination iri beyond understanding. Ababwira yuko ikibereka yuko iyi discrimination iri systematique ni ukubera ko umuntu wese ufite isura isa n'iy'abanyamurenge, ufite isura isa n'iy'abanyarwanda arabizira. Haba no mu Bwongereza na cyagiye cy'imyigaragambyo arababwira ati abantu bafite amasura asa n'ayacu nubwo badafitanye isano n'abakongomani barabizira. Ibyo twari tubihereye kuri kiriya kintu cyo muri New York bavuga yuko bataba discriminating. So iwe aravuga ati ni bisanzwe
basanzwe badiscriminatinga kandi bareba ku isura. Aravuga ati ngewe igihe cyo myigaragambyo yo mu Bwongereza nagendaga nihishe bashaka kunyica. N'urugero yaratanze. So mu gusoza dukeneye chronology, dukeneye talking point, chronology ya discrimination. Abantu nka Pascal bakaduha amateka y'ibyo babonye, y'ibyo banyuzemo, kugira ngo ibo irezime la discrimination muri 1994-96. Ibo babona iki kibazo cyacu bacyatribuwa ku Rwanda, bakavuga yuko iki kibazo cyazanywe n'u Rwanda. Or discrimination ntabwo yatangiye ejo bundi interahamwe zambuka. Iyi discrimination twayikorewe kuva kera, ni systematique. Dukeneye chronology y'akarengane uko twagiye tugakorerwa, kugira ngo tujye tuba challenginga, tubereke yuko ibi bintu byaje na genocide y'abatutsi mu Rwanda itarabaho. Ni ibintu byatangiye no kuri za Murere, ni ibintu byatwagiye tu experiencinga. Pascal yabisobanuye. Ibi bintu umuntu wese ufite platform agomba kugira chronology y'akarengane. Byatangiye ryari izo conference souveraine, ibyo byose tukagenda tubigira, tukagenda tubisobanura. Reka ndangirize kuri ikintu Espoir King yavuze. Hari abanyamakuru babiri, umwe yitwa Kalonji, je pense yitwa Kalonji, undi yitwa Mubenga. Aba bantu babiri, iki ni ikimenyetso cyerekana yuko iyi leta discriminating. Aba banyamakuru babiri baravangwa Abanyamurenge n'Abatutsi ni inyenzi, ni inzoka, ni virus. Tugomba kubica, umuti wabo ni ukubica. Amayuti barahari. Nje nakoze extrait y'ibyo bintu byose ndabifite, nabibohereza nkabibasharinga. Ku ijambo no kurwarugarisha babivuze kanishije impamvu yakagombye kwicwa, kandi bagaragaje kuyishwe na leta ya Kongo. Komereza ijambo mfite extrait mfite amavideo yabo y'ibintu byose bagiye bavuga, babona ko Abanyamurenge bagomba kwicwa, Abatutsi bagomba kwicwa, ari amavirusi. Ibyo bintu minister akagenda akabakira kandi akanabashimira. None twase ni gute ministre wa communication akaba n'umuvugizi wa guverinoma yakira abantu bari guhembera hate speech kugira ngo bice abandi bantu, akabashimira ko ari abanyamakuru beza, akanabakira, akanabaha interview? Ngo batangira kutubwira ngo ngo buriya ngo yabakiriye atabizi. Come on, ministre wa communication, c'est un diplomate, utagomba gupfa kwakira umuntu wari we wese. Ministre wa communication nico kintu ashinzwe, afite ministeri ifite abakozi. Ntabwo mu diplomate the highest level, kuri level ya minister, ashobora umuvugizi wa guverinoma ashobora kuja kwakira umuntu atazi. Abo bantu akabakira, akabashimira, bavuga yuko tugomba kwicwa, turi virusi. Ibyo bintu ni ikimenyetso simusiga yuko naba tugomba kubibasobanurira. Abanyamerika ba Bulos tugomba kubibereka, tukabyandika, tukabitweetinga, aya mavideo tukayatweetinga, tukanayatranslatinga, tukerekana nuko ministre bakira. Ni gute waba uri ministre ukakira umuntu uri kuvuga ngo bica abandi bantu? Ufite umwanya mutoya, nari nzamutse, Espoir yarabikomojeho, ariko ibi ni ibintu tugomba kwandika cyane kandi tukabitweetinga kandi tukabyereka cyane abantu bari involved muri ibi bintu bya peace talk, ibintu bya mediation, bakabibona, bakabimenya, kandi batangiye kubyumva yuko abayobozi, elite badafite ubushake bwo kurangiza iki kibazo cy'akarengane. Birababaje kubona umuperezida w'igihugu agenda mu nteko ya ONU muri Assemblée Générale akavuga ngo Trump ngo nabona igisubizo cya Kongo ngo aramusabira kuko bazamuha ngo Prix Nobel. Ibyo byose
akabikora nta porogaramu nta mirongo ya guverinoma ihari mu gihugu ciwe y'ubumwe n'ubwiyunge ya dialogue intercongolais. Iki ni ikibazo cy'abakongomani hagati y'abakongomani, ni ibintu yakagombye kwikemurira wenyine atarenze yatanga amabuye y'agaciro, ni ibintu bidasaba amafaranga, ni ibintu bisaba kwicaza communities, ugakora mirongo ya guverinoma, ugashiraho porogaramu yo kubanisha communities. Ariko ibyo ntabwo babishaka, bashaka kuja New York, bashaka kujya mu bihugu bikomeye ngo ari byo ngo bikemure iki kibazo. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Murakoze. Yes, urakoze cyane Murenge. Eswa gato wenda nimba ari congeraho dufate Pascal na Karimbi asorije kintu ciza kuri ababifitiye ubushobozi, reka mvuge gutyo, babyandika hanyuma abantu bakabiri-tweetinga. Ndabona abantu bafite websites zikomeye cyane nk'abarici hano nigeze kubona batwirwaneho bakurikiranwa n'abantu benshi. Natwe twese ndatekereza ko abantu babishoboye, Bwana Murenge mwavugana, ndabona abarici hano ba Espoir, mware ukuntu muza kuzandika hanyuma tuza tuvuga ibintu tubishyira mu bikorwa, kuko ni ibintu dufitiye ubushobozi, yaba ari ukuzandika, yaba ari kubiri-tweetinga kugira ngo bigere kure. Ibyo zose tubifitiye imbaraga. Rero abantu babishoboye rwose baza kuzandika, ejo tuzabiri-tweetinga. Ariko hagati aho rwose tuzategura space, Bwana Murenge uzatwemerere na Pascal tuzagaruka kuri iki kintu, abantu bafite umwanya kuko aya masaha urabona uri busy, abandi bije, abandi ko barashaka baraje mu mirimo. Icyo kintu rwose abantu baze kuzandika. Hanyuma Espoir sinzi ishobora kugeraho noneho tuze kugaruka kuri Pascal tubone gufata Karimbi. Urakoze cyane Bwana Kohose. Mu by'ukuri Murenge urakoze, amagambo menshi kandi meza, kandi biragoye ko abantu bayasubiramo, ariko igikenewe byenda ari no Bwana Pascal yavuze. Dushaka kubwiriza urubyiruko the root cause. Iyo bagenzi bacu bamwe batoya baza bakakubwira ngo sakoze de nonant wit, ababwira ko nje basogokuru babahambye babona 66, none se cyo FPR yari hari ubera ikinje wenda ndafite akaburi kasogokuru babahambye babona. Anyway, umuntu yaje kubivuga n'ibintu biza bitusha nyine amaimosi y'abantu kandi hore yantuze bibabaza cyane. Reke duhereza abandi bantu. I think hari kibazo cyabajijwe bijabo wifuzaga yuko Pascal yasubiza. Vraiment dushaka kuko urubyiruko bumva the root cause of our problems. Bijabo nimba ari cyo wakongera kuri cyo kibazo wababajije, ngira ngo Bwana Pascal ni warukeneye ko asubiza, hanyuma ko duhereza abandi bantu bazamusha amajambo. Sinzi wenda ndatekereza ko yacumishe, wenda bayatacumishe nagisubiramo, ariko sinzi nimba wacumisha ikibazo Bwana Pascal nico wari usoreje uvuga ati abantu babiganiraho, abantu bagatanga ibitekerezo, ariko turifuza kumva ico we wabivugaho. Urabona iki kibazo kugira ngo kimuke gihereye mu mizi, cyakemuka gute bitewe n'uko uzumva cyangwa se uburyo bizakorwa cyane ko biri muri processes? Murakoze cyane. Mbere yuko njya kuri icyo kibazo, reka nsubire ku cyo Murenge yararangirijeho cya Minisitiri Muyaya yakira bari abagabo babiri baba extremist. Mu by'ukuri ni ibintu bitangaje. Bari abagabo n'abantu babi cyane, yabakiriye abizi, taho yibeshye, yanababwiye ngo il est au courant, is aware of the campaign they are doing. So yabakiriye abizi n'uwo kwamagana. Abandika n'abakwandika paper yaba ari nziza, ababitweetinze babifitiye ubushobozi nabyo ni byiza.
ariko nigeze mbona kera hari umugabo witwa Mulonge cyane wari umeze nabi sinzi abafite experience ko yarwanyijwe arakikikishwa bari aba journaliste bagombye kuregwa hate speech bagakikikishwa muri iki gihugu ariko ibyo nabyo bizarebwe ariko n'abantu babi cyane ba intoxica societe cyane ngarutse kuri icyo kibazo ndabanza ngo cyoke mukagute ndavuga de solution ya numva bavuga nanjye ndaza kugira point de vue yanjye ngitanzeho numvishije kugihe cya RCD muri Sud Kivu bagifashe nk'ikibazo cyo gutegekerwa mu bandi kandi batwanze bafata umwanzuro wo gukreya icyo bari barise territoire ya Minembwe cyari kuba igisubizo mu by'ukuri iyo guverinoma igishigikira ikana n'ubushake kandi ikanagiha n'uburyo ni ukuvuga ngo kimwe kijya gitera ishyari tuba twiyamamaza wenda ku budepite abaprovinciale abahehe tukiyamamariza hamwe n'abapfurero hamwe cyangwa muri entité abapfurero baturuta tukiyamamariza muri entité ababembe baturuta tukiyamamariza muri entité abarega baturuta bose tugatakaza kandi bakabyishimira ariko tugize uko dutuye bigakunda cyajya kuba nk'igisubizo ariko kiramutse cyemewe mu mitima ejo bundi nofshire Dr. Kanika avuga ngo kandi nibyo afata amasasu hari ibyo akemura ariko ntabwo ibyo bijya byigisha abantu kubana so nukuvuga ngo agomba kuba niyo program yo kwigisha abantu kwakirana ariko no kubitegeka kuko dufite example yaho bikorwa abantu bagatangira batabishaka ariko hakabaho kubahana so RCD yari yaragerageje kuri iyo entité n'ejo bundi ikreya commune ya Minembwe kandi ukabona twebwe bidukemura ikibazo ariko bo ukabona bibateye ikibazo kuko bo muri mind yabo bagomba kutuderasina kutwirukana kuko buri butaka subwacu so ikibazo cyagombye kuba nuko RCD yari yaragerageje kubikora ubu ngubu numvishije wenda ba AFC ndagira ngo cyangwa bahariye bayo bakabitatu bavuga federalisme ariko federalisme nanone ntiyagikemura federalisme no kuvuga ngo nama itanyine nkuko bamwe bari men abandi bari hehe men kagira administration yayo ariko kagira federalisme murayize sinje kwisobanura cyane ariko nanone no kuvuga ngo Sud Kivu baye eta cyangwa Kivu kaba eta nanone hariya kumizi kiya kibazo kiba kigihari cy'abantu bavuga ati okay numugende yo hirya ariko hani wacu muri Fizi muri Uvira dushaka ko mwubakaho n'inzu ndetse nimugira ubwo mugizaga hari n'inka zanyu turazirya so no kuvuga ngo federalisme nayo n'ubundi buryo mu butwe yari yaragikemuye we ni nayo mpamvu kwabaye igihe kirekire harimo amahoro mu butu yari yarabangikanyije ayo mategeko ashingiye ku moko cyangwa administration base ku moko y'abantu ayibangikanya n'ayandi mategeko asumba iyo administration bakavuga ko ubutaka atari ubw'amoko ubutaka n'ubwa leta nta muntu wiyitirira ubutaka akasura akavuga ko umukongomani yemerewe kuba aho ashaka hose muri Kongo kubera ayo mategeko yombi abatabwa bagerageje kenshi kwirukana abanyamurenge muri byura ayo mategeko akabagonga barananirwa kugeza mu butu nyina hakiki intege bikaba kuri ya byabaye so no kuvuga ngo nuko mu butu yari yaragerageje so noneho honje uko mvuga solution mbere yuko mbabwira ibyo en fait agomba kuba kungana kwemera ko abantu kungubani bose bareshi tukira abasore umuntu yarambagije yarandusha n'amashuri kuvuga ngo yarandusha experience yarambagije atese wowe n'umuhungu w'umufurero murangana cyangwa uramuruta ndatekereza akanya gato ndamuruta arambaza ngo se umurushike ndagishaka ndakibura ni ukuvuga ngo nabo ubu ngubu intambara hiri cyane cyane nyine muri Kivu yacu ni ukuvuga ngo bumva aribo bakongomana kuturusha bari superieur ni ukuvuga ngo bagende babahe nationalité iriya yanditse muri constitution barayibaye ni Kinshasa izoke
ariko ntibabahe ku butaka bwacu. N'abajuriste bari hano bajya bavuga ngo hari ubugene, ngo hari ubukongomani, ngo nimba ari ubwa Ulysses Soli bo mu maraso n'ubundi ubukongomani buraho budafite imizi, nibwo bajya kwemera ko ari twopfa kugira tukagira irangamuntu. ariko papa Pascal Yes. kandi kuza amakosa Yes mani. turibuka muri 2024 ije na mabiswa hari habayeho konferanse y'abantu mu bantu bacu muri komite y'abanyamurenge hari baraba ba madame Beatrice Gisabo Muri 2000 ije na mabiswa yari 2023 ejo bundi Kinshasa. ejo no zakorewe ukaba. Oh okay. No zari ibintu za development bageze hari bageze hari ayanimo aravuga anta abanyamure subiza kwina ryabo original Bonko wegera tukumve neza. yego jemes baravuze ngo atake abanyamurenge basubira ku izina ryabo original kwa abanyarwanda ntabwo ino nama ya development y'abantu abantu bari muri viva niba Gisara no kibaza kuri root cause abantu ko turashaka kuvuga ya developer province yacu yasigiwe ariko bakavuga ngo ikibazo byena ntabwo ari imihanda ya Ngoma bari ikibazo ko byena tuzafite mu buhanda uca za Rurambo n'ahandi ikibazo nuko abanyamurenge izina abanyamurenge baba ibibava bakongera bakitwa abanyarwanda kugira ngo Kivu ibe develop aratubishije abahereza na minke yabyo aba bantu bakeneye amahoro koko bo bari kubagira ngo abantu babiya twese Gisara nabo bavuze bifeya bo mu ruhande wacu baravuze ngo izina ry'abanyamurenge bomba kuba compromise ntabwo riba undiscussion ntabwo rija alatab urumva twasacrifice twatekereza development y'akarere kubera izina ry'abanyamurenge ko ariko babivuga ko turaza kuri ya root cause icyo kintu nacyo gishobora kuba ikibazo mu nama y'akarere abantu bavuye za Canada bavuye hehe kandi bari pro guverinoma zageze aho ngaho birabakare baravuga ati aho ngaho noneho bare okay. Icyo ngicyo nyine niko bijya bigenda kiri muri root cause. Buriya niyo bavuze ngo abanyamurenge ngo basubire ku izina ryabo ry'abanyarwanda nabyo ntabwo ari aho baba barimo bagana. Baba barimo kubagana ngo nibaba abanyarwanda hanyuma tubambura uburenganzira bwose bw'umukongomani. Nicyo baba bashaka. Hariho kutemera abantu rero. Uranyumva? Urakumva neza cyane. Hariho kutemera abantu. Niho narimvuze rero, aho narimvuze iriya example nari ntanze yo kuvuga ngo n'indurutundi ugiye muri Uvira na Fizi cyane namwenga bajya bavuga ndagira ngo ni itombo sindi na barega simbazi cyane ariko cyane Fizi na Uvira ugapromena micro ukabaza abahungu n'abakobwa b'imisuri ukamubwira ngo wowe n'umunyamurenge murangana. Ndibaza ko hoboneka abantu benshi bavuga ngo no ndamuruta. Unababwiye ngo mugira uburenganzira bungana kibubyemera. Uvuga ngo ngenda ndagira uburenganzira bw'umukongomani nawe usigaye bukeya umuetranje afata uko.
so rero uburyo ibyo bintu byakemuka Kongo igomba kwemera n'abazaja ku butegetsi Tshisekedi wenyine ateye uko ateye ariko abazaja ku butegetsi na kera twaranashaje bagomba kwemera bagahitamo ibintu bibiri ariko swat igihugu kikaguma gutegekwa kuri modele koloniale ishaje ishingiye ku moko y'abantu ubwo n'uburyo bushaje archaïque buzohoza abantu mu mwinjyane ntabwo abanyamurenge njyewe ndi wo muri groupement ya Bijombo muri Bijombo nta muvira n'umwe wigeze uhatunga nta n'uhagira itongo ariko bajya bavuga ngo kubera barebye ku ikarite bagashushanya bakavuga ngo ni muri groupement de Bavira bajya bumva ngo ubutaka bwa Bijombo ngo nubwo abavira ngo tugomba gutegekwa na kutime y'ikivira twebwe ntabwo turi abavira nitutabyemera ngo nimutahega mutuviri wacu so nukuvuga ngo abavira bagomba gutegekwa na kutime yabo twese turi abavira abafurero bagomba gutegekwa na kutime yabo ababembe bakagira za kutime zabo nyamurenge bakagira za kutime zabo nimba muri Kongo ikintu cya kutime bagikomeyeho kandi ntibiri muri Sud Kivu gusa takabarabugamanye n'ubwamuko hose bagomba rero nimba ari yo modeli bemeye natwe ubutaka bwacu babuduhe nk'ubwoko tube entité administrative ibi bizwi nibaze ko ari byo Polose yavuze ko hazaza za gouvernement local ni ariko uburyo bwiza bwo gukora ni ukujeta de base d'une administration moderne idashingiye ku moko urugero natanga ka Sud Kivu igombye kugira nk'akarere kamwe ka plain na bord du lac Tanganyika ni mu mushashya hateye kimwe hafite ibibazo bisa ekagira kandi karere ka Haut Plateau hakaba kandi karere so kadashingiye ku moko abantu bose barimo bakagira amasekiteri bakagira uko nuko abantu bamwe kuko bikorwa mu bindi bihugu kuko bikorwa mu Rwanda kuko bikorwa mu Burundi ntabwo bishingiye ku moko ikintu rero gishingiye ku moko ni isumu rwose niyo mpamvu njyewe nibaza uburyo byakemuka nuko abayobozi bacu bazotuyobora mu myaka izaza cyangwa n'abatuyoboye muri revolution bagira projet de société yo kujeta de nouvelles bases d'une administration moderne impersonnelle ishingiye kuri region naturelle z'igihugu of course ibyo ngibyo biri très sensible mu gihugu muze ko iyo batavuze ko ari intambara yo kubiba amabuye bavuga ko ari intambara yo kubambura ubutaka ukozeho gutya ubukoze ku kintu gikomeye ko nyine itukozeho kigataka cyane abari yo route rwose mu magambo make nabangarukiye ahangaha ariko uburyo kigomba gukemuka nka kwa kundi ndagira ngo bajya bavuga muri Bibiliya tabuye rigomba gusigara rigeretseho irindi nuko ngo nimba yandi moko yitegeka natwe nibareke twitegeke reka mengarukiyeho urakoze cyane Bwana Pascal kandi bisobanuye neza ati uko ayandi moko yumva ko ari abanyekongo natwe tugomba kubona uburenganzira bwacu hanyuma nimba nta wundi ufite ikibazo ndumva twaza kwakira Karembi wazamutse inama z'umwanya ahangaha ndetse tugaruke no kuri Bisenkande ariko ejo ndi Espoir uraza kunemerera ijoro riragiye wenda muza kumva ntakiri kuganira wenda ndaba nasinziriye aho ndi burishe rero nimba ntawe ufite ikibazo kuri Bwana Pascal cyangwa se inyunganizi twafata Karembi ndabona ari mu wazamutse siko bimeze Espoir akoze cyane kandi Bwana Pascal kuri yagoye yavuze amagambo sinzi uko njewe namwumvishije ko mwamwumvishije ni amagambo yarakomye daba byonyine ibiganiro amayepisode ariko iranga ariko ibintu yavuze ibintu Murenge yatuganirije hano yeme keretse abadafite amatwi udashobora kumva naho
bwana mugabo turabishimiye kabisa turabizi ko amasaha ejobundi perusi wanyu nari kungerageza kureba amasaha y'uhamagara abyeanje ambwira ko amasaha byagenze birarenze kuba muri natwe kuri ino cause twashatse kwibaza kuri root cause akenshi twavuga kuri narrative Pascal hari ijambo risigayemwo bariya abagabo yakiriye mwibuke yuko nibo bantu bari bashimira abajene bavuga ngo rugabisha urupfu rugabisha yemwe nibo bari postinze bari ko bavuga yuko breve wabo hana wabo twari yarashe rugabisha Colonel Stwandiza Congolais Intosi Colonel mukene tuba prengyo iyo news ariko wakoraga izo propaganda yakiriwe muri Washington mwokagira bijabo atenge wari wabajije ikibazo Pascal nabo kugira ngo zenda tube twabara tugakurikiza Kalimi kuko ari ikibazo Espoir. yego Sorry for interruption. Nari ngiye kugenda ufite nk'umunota umwe. Twazabaza abantu ukuntu babikoze kuri Christian Nyamabo kuri ibi bintu bya Muyaya wakiriye ari abantu ntekereza ko tugomba kubishira mu nyandiko nziza